hari ibimenyetso rero bishobora kukwereka ko uri umuntu ufite igipimo cy'ubwenge kiri hejuru. Ibyo ni nabyo wifuje ko nakomoza. Icya mbere ni amatsiko akabije. Buriya kugira amatsiko kuri buri kantu kose no gufungukira kumenya ko ariko kose ni ikimenyetso kigaragaza ko igipimo cy'ubwenge bwawe kiri hejuru. Ibi ni ibintu biranga aba bantu bose bapimwe bagasanganwa ubwenge bwo hejuru. Nawe rero ushobora kuba umwe muri bo. Iyo ufite amatsiko uba ugomba gukora ibishoboka byose agashira, binyuze mu kubaza, mu gukunda kwiga, mu gushaka gusobanukirwa n'ibindi bitandukanye. Icyo rero ni kimwe mu bintu bya mbere bishobora kugaragaza ko ufite igipimo cy'ubwenge gikabije cyangwa se kiri hejuru. Icya kabiri, kwibuka utuntu duto cyane abandi batabashije kwibuka, no kwita ku tuntu duto abandi batabasha kwitaho. Detaye ni ikintu gikomeye ku bantu bafite ikigero cy'ubwenge bwo hejuru. Niba uzi ko uri umuntu wita ku tuntu dutoya, menya yuko nawe ubwenge bwawe bushobora kuba atari ubusanzwe. Hanyuma gusererezanya akantu ko gusererezanya ariko biri mu urwenya. Ubu ni ubushakashatsi bwakorewe abahanga bose bagiye bapimwa bagasangana ubwenge bwo hejuru. Bimwe mu bintu bibaranga bagiramo akantu ko gutebya. Rero burya urwenya ni ikimenyetso cy'uko umuntu ari umunyabwenge. No kubasha gusetsa abantu ni ubwenge, bisaba ubwenge. Kuvuga ibintu bitangaje birimo ubwenge ariko ukabivuga mu buryo bushekeje, ubwabyo ni ubwenge. Hanyuma hakaza kwitwararika kuri buri kantu kose. Muri make kugira amahame mbere yo gukora ikintu ukabanza kureba ingaruka zacyo. Nta kintu akora atabanje gusuzuma ingaruka, ibyo nabyo ni ubwenge. No kuba wumva ntacyo uzi. Ikindi kimenyetso gitangaje cy'umuntu w'umunyabwenge ni uko yumva ntacyo azi. Ni ikimenyetso cy'uko igipimo cy'ubwenge bwawe kiri hejuru. Kubera ko abantu babaswa ntabwo bashobora kumva ko ari abaswa. Ikintu kizakwereka umuntu w'umuswa ni umuntu utumva ko ari umuswa. Buriya kwihagararaho kumva ntabwo uri umuswa ni ikimenyetso cy'uko uri umuswa. Iyo umuntu yibwira ko azi ibihagije ni ikintu gishaka kugaragaza ko ari umuswa. Umuntu rero ufite igipimo cy'ubwenge kiri hejuru ntashobora gushidikanya rwose cyangwa se gutindiganya mu kwemeza ko hari ikintu atazi. Niyo mpamvu Socrates bamubajije, arangije arababwira ati nzi ko nzi ibintu byose kuko nzi ko ntacyo nzi. Nzi ko ndi umunyabwenge urusha bose kuko nzi ko ntacyo nzi. Bari bamubajije niba yiyumva nk'umunyabwenge, arangije arababwira ati nzi ko nzi ibintu byose kuko nzi ko ntacyo nzi. Hanyuma ikindi kintu kiranga umuntu ufite ubwenge wenda budasanzwe ni ukwigira mu makosa, ibyo birumvikana. Hanyuma hakaza akantu k'impuhwe. Umuntu ufite ubwenge bwo mu rwego rwo hejuru agira impuhwe. Ntazigirire ubwe ku giti cye gusa, akazigirira isi yose. Niba abantu bavumbura ibintu runaka kubera kugira impuhwe, akavuga ati reka ngirire impuhwe abantu bavumburira ikintu kibafasha mu koroherwa n'ubuzima. Nabonye bagowe na nijoro, reka mbaremere urumuri. Avumbura itara. Nabonye abantu bagowe n'ibi, reka mbavumburire ibi n'ibi. Impuhwe, akagirira impuhwe isi, akayitabara, akayicungura, akayizanira ikintu kizoroshya ubuzima iteka ryose. Hanyuma ikindi kintu kibaranga ni uguhangayikishwa na buri kimwe cyose kitari kugenda neza. Ashobora no kuvumbura ikintu kitagenda neza abandi bose birengagije cyangwa se batabasha kubona. Uwo muntu aba ari umunyabwenge, aba ari umunyabwenge rwose. Hanyuma ikindi kintu gikunda kubaranga ni ugukunda kubaho ubuzima bwa bonyine. Akaba wenyine atari uko yatereranywe, ahubwo akaba wenyine kubera ko gusa yabihisemo, kubera ko bimuha amahoro. Ikindi kintu gishobora kuranga bano bantu ni ukwivugisha. Kwivugisha, burya nubona umuntu yivugisha aba afite ubwenge buri ku rwego rwo hejuru rwose. Bagakunda no kumva cyane kuruta kuvuga. Hanyuma akandi kantu twigeze kubona ni uko abantu bafite ubwenge bwinshi nanone bagorwa no gukunda. Bagorwa n'uru rukundo rusanzwe. Ako nako muribuka ko twakabonye. Ubwenge ni ingenzi koko, buranafasha cyane mu myitwarire y'abantu. Abantu bakiga kwihuza n'ibihe n'ibindi bitandukanye. Ariko ikintu gitangaje, ubwenge bwinshi iyo bigeze ku bintu by'inkundo ntabwo bikorana neza. Ni gake cyane umuntu ufite ikigero cy'ubwenge bwo hejuru ashobora guhirwa n'urushako, ashobora guhirwa n'urukundo. Byagiye bigaragara ku bahanga benshi cyane. Abahanga benshi muzi mu mateka rimwe na rimwe ntibigeze bashaka. Abandi bagiye batandukana nabo bashakanye cyane cyane, biterwa n'iki rero?
abashakashatsi bagaragaje ko impamvu zishobora gutuma abantu bafite ikigero cy'ubwenge cyo hejuru badahirwa n'urukundo ni uko abantu bafite ikigero cy'ubwenge bwo hejuru basesengura buri kantu kose. Ubwenge bwabo ntabwo bushobora kwihanganira gusesengura buri kimwe cyose, kugeza no ku rukundo rero. Kandi burya mu rukundo iyo hajemo ikintu cyo gusesengura buri kamwe, urukundo ruhita rubiha. Iyo ushaka ko urukundo ruguhira wirinda gushyiramo ubwenge bwinshi. Iyo urukundo rwajemo kwita kuri buri kantu kose biba byanze. Gusesengura buri kimwe cyose rero biri muri kamere y'abantu bafite ikigero cy'ubwenge cyo hejuru. Iyo bigeze mu rukundo rero bamara igihe kinini basesengura imico, basesengura buri kantu kose. Iryo sesengura rero rikabakoraho, kubera ko mu rukundo nta gusesengura. Urasesengura ibiki? Urashyira ku munzani ibiki mu rukundo? Mu rukundo nta munzani, bitwara uko bigutwaye nyine. Mu rukundo iyo wihaye gusesengura buri kimwe ntago bikunda. Ese kubera icyo arya ibijumba ngiye nkaba ndya umuceri? Reka. Ibyo ntago bizara mu rukundo. Kuki akunda umukara nkaba nkunda umutuku? Iyo uzanye ibiryo sesengura n'iyo mibare myinshi biba byapfuye. Ni byiza gusesengura yego imico, ariko ukirinda gukabya. Iyo bigeze mu rukundo nyine ubitwara uko nguko. Hanyuma ikindi kintu kigora abantu bazi ubwenge cyane ni uko bashaka gutegeka nanone. Baba bashaka kuyobora. Noneho byagera mu rukundo bakabishaka kurushaho. Mu bijyanye n'urukundo rero iyo ushatse gutegeka, iyo ushatse kuyobora hahita hazamo ikintu cy'igitugu. Mu rukundo rero bimeze gutyo biba byapfuye. Mu rukundo wirinda kuzanamo ikintu cy'igitugu. Reka. Iyo uzanyemo igitugu biranga, kandi abantu bazi ubwenge bwinshi baba bashaka kuyobora buri kamwe kose. Baba bashaka kuyobora buri kantu kose mu rukundo, biranga rero. Hanyuma abantu bafite ikigero cy'ubwenge kiri hejuru bashyira inzozi zabo imbere y'ibindi byose. Ni abantu babatwa cyane no gukabya inzozi ku buryo babisimbuza buri kimwe cyose. Ibi rero bituma bagira igihe gito cyane cyo kujya mu nkundo, bagahitamo kubyihorera. N'iyo bagiye mu rukundo babijyamo bakuze cyane, kubera ko rimwe na rimwe hari ibintu baba bashaka gukemura mu buzima, baba babona bibangamye kurusha urukundo. Ikindi nanone ni uko banyurwa no kwigenga. Baba bashaka kwigenga, kandi burya mu rukundo kwigenga ntabwo bikora nabyo. Iyo ibintu byaje mu rukundo kwigenga byuzuye biragorana. Uko umuntu agira igipimo cy'ubwenge kiri hejuru niko arushaho gukunda ubuzima bwa wenyine bwo kwigenga. Ikintu cya mbere umunyabwenge yifuza ni ukwigenga, ni ubuzima bumuha umutuzo rwose n'ubwigenge busesuye. Ntabwo baba bashaka umuntu uzi iruhande rwabo ngo atume ubuzima bwabo bukomera, butazamo ikintu cyo kwigenga. Cyane ko bakunze gufata ibyemezo byabo ku giti cyabo. Umuntu ufite ubwenge ntabwo aba ashaka kugisha inama, we yumva yafata ibyemezo bimuvuyemo gusa. Kandi mu rukundo bisaba ko mujya inama. Abantu rero bafite igipimo cy'ubwenge kiri hejuru bahuje imyumvire yo kuba badakeneye undi muntu uwo ari we wese ngo aze kubuzuza. Iyo udakeneye ukuzuza rero urukundo biba byanze burya. Niyo mpamvu akenshi nyine badahirwa n'urushako. Iki nanone gituma badahirwa n'urushako ni uko bumva batinze. Kwa gusesengura navugaga haruguru, ubusobanuro bwose wamuha ugamije gutsindira umutima we ntabwo upfa kumufata uko wabigenza kose. Bisaba ko ari we ubyihingamo bikamuzamo. Ushobora kumuha ubusobanuro agahita ajya kubusesengura. Niba ushaka gukunda n'umuntu ufite rero imico nk'iyo ngiyo, bigusaba kwihangana rwose. Kubera ko baragoye, n'abantu basesengura buri kantu kose. Ikindi bagira urwego rwo hejuru baboneramo ibintu, bagira amahame yo ku rwego rwo hejuru. Ikintu gikomeye kiranga bano bantu ni uko batajya bamanura na gato amahame yabo. Buri gihe babaho ubuzima bushingiye ku mahame kandi yo ku rwego rwo hejuru. Kandi iyo bigeze mu rukundo bisaba rimwe na rimwe kumanura amahame yawe kugira ngo ujyane n'umuntu runaka. Kuri bo rero biragoye ko yamanura amahame. Bahitamo kubaho bonyine rero kuruta kubana n'umuntu utajyana n'amahame yabo. Ni abantu batajya baterwa ubwoba no gusaza bonyine. Ikindi ntibakunze kwita ku bintu by'amarangamutima, ako nako mugomba kukitaho. Ibyabo byose biba ari ibintu bya nyabyo bidashingiye ku marangamutima cyane, kandi urukundo ikintu kirugenga cyane ni amarangamutima. Urumva rero birabagora cyane. Ibyabo byose ni ibimenyetso bifatika n'inyurabwenge ya nyayo. Ibyo rero bitandukanye n'amarangamutima. Bibanda cyane ku bwonko bwabo kuruta uko bibanda ku mutima wabo, niba ariko nabivuga.
bizera ubwonko kuruta uko bizera umutima. Bizera rero ibintu bya nyabyo, bizera ko amarangamutima ayobya. Niyo mpamvu bayagendera kure. Iyi mitekerereze rero nayo iragorana cyane mu rukundo, kubera ko urukundo ni amarangamutima. Ubwiza ntabwo ari ikintu bitaho cyane, iyo nayo ni indi ngingo. Impamvu nuko bashyira ubwenge imbere, ibindi byose biza nyuma. Kuza umurataho ubwiza, reka da, ahubwo muha ubwenge. Ubwiza bwabo ni mu mutwe kuruta uko bwaba buri ku mubiri. Kubera ko wibuke ko ntabwo agendera ku marangamutima. Amarangamutima niyo akururwa n'ubwiza. Iyo ari logic ni logic kuri logic. Hanyuma bishimira kuba bonyine by'amahitamo. Icyo nacyo ni ikindi kintu kibagora cyane. Umuntu wihitiyemo kubaho wenyine rero, kandi akumva arabikunze, akumva biramunyuze, ibintu by'urukundo ntabwo byamucira ishati. Hari igihe basesengura ubuzima bwabo bakumva kubaho bonyine aribyo bizatuma bakabya inzozi zabo. Hari n'ubushakashatsi bugaragaza ko uko ugira ubwenge bwinshi, uko igipimo cy'ubwenge cyawe kizamuka, niko ugorwa no kubona umuntu mukundana. Ni nako n'amahirwe yo kudashaka umufasha yiyongera. Niyo mpamvu uzumva abafilozofe benshi nagiye mbabwira, ukumva ngo ntiyigeze ashaka, wabaza ko uyu muntu yari afite byose kubera icyo atigeze ashaka. Kuba abantu bateye gutya bashobora kubaho bonyine biterwa n'uko bakunda guhugira mu bintu runaka. Ikindi bakunze kwita kuri buri kintu cyose bagisesengura. Iyo rero uguma mu gusesengura, ntabwo wapfa kubona umwanya wo gusabana. Ntabwo bakenera inama z'abandi, babumva bihagije. Kubera ko batajya bita ku cyo abandi bantu babatekerezaho, ntibibacira ishati. Gusabana n'abandi nabyo ntabwo bibacira ishati. Ubwo se wazakuraho umukunzi utasabana n'abandi, utajya mu bukwe, utajya mu nama, utajya mu rusengero, aho ugashaka guhora uri wenyine, uri kuvumbura, uri gusesengura, wazakuraho umuntu mukundana. Barumva cyane kuruta kuvuga. Urumva se gutereta uzabikurahe niba utavuga? Ko umusore utiraririye atarongora inkumi. Nutirarira ngo uvuge nk'ay'abagombozi, uzakuraho umuntu mukundana. Birumvikana rero, bya birantega ni byinshi cyane ku bantu bafite igipimo cy'ubwenge bwo hejuru. Ushobora kuba rero uri umwe muri bo. Niyo mpamvu zino ngingo ari ingingo zifasha abantu nyine kwisobanukirwa, ukimenya, ukamenya n'aho ibintu byapfiriye cyangwa se byagiye bikirira. Cyangwa se ukamenya n'umuntu mubana ukuntu umutwara. Hari igihe aba afite ubwenge bwinshi, nyine ari umuntu usesengura, ufite biriya bimuranga. Nibyo rero nasubiza uyu mukunzi w'inzu bitababaje kuri chapitre. Chapitre twigeze komozaho yari ndende cyane, yari ifitemo ibice byinshi, ariko iby'ingenzi ngerageje kubikubwiraho mu ncamake. Nizere ko yagushimishije. Mu kanya gato natwinjira muri ka gace twahariye isomo ry'umunsi.